Muraho neza, turabasuhuje, mugire amahoro y'Imana. Nitwa Ushizimpumu Leopold. Tuje mu kiganiro cyacu Tinyuka Urashoboye. Uyu munsi turaganira ku nsanganyamatsiko y'ubwenge igira iti: ni ibihe bihugu 10 bifite ubuzima bwiza kurusha ibindi ku isi? Inshuti zacu, ubuzima si ukubaho gusa, ahubwo ni uburyo bwo kubaho neza, mu mubiri, mu mutima no mu mwuka. Uburyo igihugu gifasha abaturage kugera kuri ubwo buzima ni ikintu gikomeye cyane kigira uruhare mu buryo abantu bishimira ubuzima bwabo. Uyu munsi tugiye kureba ibihugu 10 bifite ubuzima bwiza kurusha ibindi ku isi, tugendeye ku bintu byinshi: uburyo abaturage babo bagerwaho n'ubuvuzi bwiza, uburyo ibidukikije bibungabunzwe, uburyo ubukungu bwabo butuma abantu babaho neza, n'uko abaturage bishimira ubuzima bwabo bwa buri munsi. Nizere ko twiteguye kandi tugendane. Dutangire uru rugendo rw'ubwenge. Igihugu cya mbere ni Ubusuwisi. Iki gihugu mu Burayi ni kimwe mu bya mbere ku isi kugira ubuzima bwiza. Abaturage b'Ubusuwisi baziho kugira ubuvuzi bw'iterambere buhendutse kandi bwizewe, umutekano uri ku rwego rwo hejuru, umwuka mwiza n'ibidukikije bibungabunzwe cyane. Abaturage bafite uburyo bwo kubona serivisi zose z'ubuzima, gufata amafunguro meza no kugira igihe cyo kuruhuka. Ikindi kandi, Suisse iza mu myanya ya mbere muri Happy Planet Index, ni ukuvuga urutonde rugaragaza uburyo abantu bishimira ubuzima bwabo. Abenshi mu baturage bafite igihe cyo kuruhuka, cyo gukora siporo, kugenda ku misozi no kugira ubuzima bwuzuye umunezero. Ni igihugu cy'icyitegererezo mu buryo bwo kubaho neza, bituma kiza ku mwanya wa mbere. Igihugu cya kabiri ni Norvège. Norvège izwiho kugira politiki z'ubuzima rusange zifasha buri wese. Iki gihugu cyubakiye kuri demokarasi y'ubutabera, kigaha abaturage uburenganzira bwo kugira ubuzima bwiza. Norvège ifite uburezi n'ubuvuzi bigenwa n'igihugu ku buntu, ubuzima bwiza kubera ikirere cyiza n'umutekano w'ikirenga. Abaturage ba Norvège bafite ubushobozi bwo gukora no kuruhuka neza, ntibahangayikishijwe no kubona ibyo kurya cyangwa serivisi z'ubuvuzi. Uretse ibyo kandi, Norvège ni igihugu gifite ubusabane bwiza hagati y'abantu, bigatuma abaturage bagira amahoro y'umutima n'ibyishimo byo kubaho. Igihugu cya gatatu ni Iceland. Nubwo ari igihugu gito, Iceland gifite byinshi cyigisha ku isi mu buzima bwiza. Muri Iceland, abaturage baba mu mutuzo, bafite urwego rw'uburezi rwiza n'ubuvuzi butagira uko buvugwa. Iceland ifite umwuka mwiza kubera ibidukikije bisukuye, abaturage bafite umwanya wo kuruhuka no gutembera, politike kandi ishyigikira uburinganire. Uretse ibyo, abaturage bafite umuco wo gufatanya no kubahana, bigatuma nta guhangayika gukabije kubaho. Ubuzima bwiza bwa hano muri Norvège buturuka ku mibanire myiza, umutekano n'amahoro yo mu mutima. Igihugu cya kane ni Suède. Suède ni igihugu cyateye imbere mu rwego rw'ubuzima n'imibereho myiza. Abaturage bafite ubuvuzi bwiza kandi buhendutse, uburezi bwa buri wese, politiki z'uburinganire hagati y'abagore n'abagabo. Suède kandi ifite uburyo bwo gucunga igihe cy'akazi n'ikiruhuko neza, bigatuma abantu babaho mu buzima burimo akazi n'umunezero. Uretse ibyo, abaturage bafite uburenganzira bwo kugira ibitekerezo byabo
kandi igihugu gifite umutekano mwinshi. Igihugu cya gatanu ni Finland. Finland imaze imyaka myinshi iza imbere ku isi mu bihugu bifite ibyishimo byinshi. Impamvu ni uko abaturage bafite ubuzima bwiza, ikirere gisukuye, uburezi bwiza, serivisi z'ubuvuzi zigerwaho na bose. Aba bantu bafite igihe cyo gukora, gusenga, gusabana no kuruhuka. Uretse ibyo kandi, Finland ishyira imbere umutuzo w'umutima, imibanire myiza n'ubwisanzure. Ni igihugu cyerekana ko ubuzima bwiza si amafaranga gusa, ahubwo ari amahoro yo mu mutima n'ibyishimo by'ubuzima bwa buri munsi. Ku mwanya wa gatandatu tuhasanga Denmark. Denmark ni igihugu kizwi kugira abaturage bishimira ubuzima kurusha henshi ku isi. Abaturage bo muri Denmark bafite akazi gafite ibisubizo. Bafite kandi ubuzima bwiza. Bafite n'uburyo bwo kwita ku mubiri n'ubwonko ndetse n'ubuzima bw'imibanire myiza. Denmark ifite umuco witwa Hygge, bisobanura ubuzima bwuzuye umunezero n'ubusabane mu buzima bwa buri munsi. Abantu bamara igihe bari hamwe, bishimira ibyo bagezeho, bakumva ubuzima bufite agaciro. Igihugu cya karindwi ni Hollande. Ubuholandi ni igihugu gifite ubuzima bwiza cyane kubera imiturire myiza, uburyo bworoshye bwo kugenda, amapikipiki, amagare, ndetse hari imirimo ifasha buri wese kubona umwanya wo kuruhuka. Abaturage ba Hollande barya neza, bakora siporo kandi bafite ubuvuzi bugezweho. Uretse ibyo, Ubuholandi bufite umuco w'ubwisanzure n'uburinganire, bigatuma buri wese agira amahoro n'umutuzo. Igihugu cya munani ni Nouvelle-Zélande. Iki gihugu kiri mu majyepfo y'isi, gifite ubuzima bwiza cyane kubera ibidukikije bisukuye, abaturage bafite umuco wo kubungabunga ibidukikije n'ubuvuzi bwiza. Nouvelle-Zélande ifite ubukungu bwifashe neza, abaturage bafite umutekano n'imirimo yoroheje itabangamira ubuzima. Ni igihugu giteye imbere mu kugira abaturage bishimye, batari mu rubangabangabo rw'imihangayiko. Igihugu cya cyenda gifite abaturage babayeho neza ni Canada. Canada iza mu myanya ya mbere mu kugira ubuzima bwiza, ubuzima bwizewe, umutekano n'uburinganire mu mibereho. Abaturage bagira uburenganzira busesuye bwo kwivuza, bakagira umwanya wo kuruhuka no kubana n'imiryango yabo. Uretse ibyo kandi, Canada ifite ikirere gisa n'icy'ibihugu bifite umwuka mwiza kandi abaturage bahorana umutuzo. Igihugu cya cumi kuri uru rutonde ni Australia. Australia nayo iri mu bihugu bifite ubuzima bwiza cyane. Ifite ubuzima rusange bugezweho, ubukungu bwifashe neza, abaturage bishimira ubuzima bwabo. Abaturage kandi bafite amahirwe yo gusura ahantu nyaburanga, kurya neza no gukora siporo. Uretse ibyo, Australia ifite uburezi n'ubuvuzi bigezweho, bigatuma abantu babaho neza kandi bafite icyizere cy'ubuzima. Isomo ry'uyu munsi twakura ku rutonde, nshuti zacu, ibi bihugu 10 biduha isomo rikomeye. Ubuzima bwiza si amafaranga gusa, ni ugufata neza umubiri, umutima ndetse n'umwuka. Ni ukugira umutekano, uburenganzira, ubuzima bw'imibanire myiza n'umunezero mu buzima bwa buri munsi. Nubwo waba utuye mu gihugu kitari kuri uru rutonde, ushobora kubaho neza niba wirinda indwara, urya neza,
ukora siporo, ufite umutekano n'ubwiyunge mu mutima kandi wubaha Imana. Ubuzima bwiza butangira mu mutima wawe. Iyo uhisemo kubaho mu mahoro, ukishima, ugakunda abandi, ubuzima bwawe buraryoha. Umwanzuro twafata uyu munsi, nshuti zacu, uyu munsi twabonye ibihugu nka Suisse, Norvège, Islande, Suède, Finlande, Denmark, Hollande, Nouvelle-Zélande, Canada na Australia bifite abaturage bishimira ubuzima. Ni ibihugu byubahiriza ibi bintu: ubuzima bwiza rusange, uburezi, uburenganzira bwa buri wese n'umutekano. Ariko twese aho turi hose dushobora kwigira kuri ibyo bihugu, twitoje kubaho neza, twitaye ku buzima kandi tugira umutima w'umunezero. Murakoze cyane inshuti zanjye, inshuti zacu z'ikiganiro Tinyuka Urashoboye. Mboneyeho kwibutsa ko ubuzima bwawe bufite agaciro. Wowe ni wowe ugomba gufata icyemezo cyo kubaho neza. Murakoze, mwari kumwe nanjye Leopold Ushizimpumu. Bifurije kugira umunsi mwiza wuzuye ubuzima bwiza, amahoro n'umunezero.